kuramo inkweto kuramo no kuvuga ngo rero nshuti yanjye zamura byose nabitanga zamura ibyawe byose ibyo wumva rwose reka niyi ngutiya wayikundamo ahangaho hita ugaragaza kubohoka kwawe imbere y'Imana Imana igakuraho ibyawe byose njyewe Imana irimo iranyereka hagiye kuza umugabo uparitse imodoka haleluya Imana irimo iranyereka umugabo uparitse imodoka uje kumureba Imana irimo iranyereka umugabo uparitse imodoka haleluya Uwiteka Mana yacu rero turakwereka uno muvandimwe wacu turakwereka ibyifuzo afite byose reba atanze icya 10 atanze ibyo afite byose kugira ngo Nyagasani abashe kubikiza Uwiteka Mwami ndabizi ko byumvishe ndabizi ko ugiye kubikora izina ryawe rihabwe icyubahiro amen amashyi y'Imana mu Imana icyubahiro hanyuma rero abandimwe bene data ndakeka twasubikira ahangaha amateraniro tukazasubukura ubutaha hari abandi bashyitsi tugiye kuzabona iminsi imbere bagiye kuzaza nabo bo mu ntara bagiye kuzaza kwifatanya natwe sibyo hanyuma rero ndabasaba kugira ngo mushake abantu ba Kristo maze turi muri gahunda yo kwagura tukagira gusengera mu butayu tukajya no gusengera mu ihema ry'Imana sibyo bavandimwe kuko tugomba no kujya dusengera no mu ihema ry'Imana tugakora amasengesho buri kuwa gatatu tukagira amasengesho y'ikigoroba sibyo hanyuma rero ndakeka twabasezera mukagenda hanyuma ibisigaye byose uyu muvandimwe mugenzi wanyu nawe akazajya bamenyesha izi kintu turimo gushaka turabona umwinjiniya mwiza wabyigiye azamurire urusengero rumeze neza hanyuma ariko rero nk'uko ibintu bimaze urabizi ntabwo nakureka ngo ugende gutyo ndagira ukuntu umuntu arahari ikimuga kirahari kimeze neza ugomba kugisengera kigakira bariya bagahereza Imana icyubahiro ase kizi kwambikinga ngo kizanye nari ikimuga bakabona ko ari ikimuga original kandi cyari cyaramugayeho cyari gisanzwe cyaramugaye kirakira ariko nuko ngo kizi nyine uko bimera kizi ukuntu bimera wagomba kwisubiza mu bihe bye bya kera uko ibintu bimeze ubundi cyumba bizimwe byihorera nabi no kwagira tube tuzamuka bisabika tuzamuka wowe no gusenga Imana irakora pe abana kubyanga ariko noneho nawe ugikunda abagabo ko itabi yarishyize ku ruhande mukunda gakeya Chiwa Nyanza nabyo bizashira zakutapira zo ushaka abantu twabonye undi muvuga mu rusengero cyane abanje kumva ntabwo byabura asanga ariyo mpamvu harimo n'umwe bamwe karimo arashaka gutega imodoka ikabuze wasanga ariyo mpamvu ariko bose tugaragaza niyo baraza kuko nababwira ngo bategereza rero Yesu ashimwe pasta ahimbazwa mwiriwe muje turi kubavuga atigeze Yesu ashimwe cyari mwiza nka mbere aho pasi amavuta yatangiye amagara yasohotse amavuta yabagezemo ndabona babaye bashya babaye bashya yego rwose mu minsi mike uzamushingire na shema oya ngomba kubasezeranya niko ibintu bimeze nzabasezeranya rwose muramenye nimuzakora ibintu bitemewe n'amategeko reka hari ibintu ngewe naje gusanga muri uru rusengero rwanyu usanga mufite amavuta usanga murasenga pe n'Imana irahari yarabibonye ukuri kw'Imana oya n'uyu mukristo nawe yagira ikintu atubwira nawe nagira icyo atubwira bamaze gufasha ndacyarindiriye wavuga umwe wamanuriye rwose oya araboneka hari mu byarangiye agukunze abo sinzi niba atarashaka ibintu birikora amatabya none wandi wamuhanuriraga n'uwandi wamuhanuriraga oya azaza kuza ko agomba kuza
amata byamavuta pastor cyane Yesu ashimwe rero Yesu ahimbazwe ukuri kw'Imana twongeye kunezerwa nuko twongeye kuba twaterana namwe n'iby'agaciro shirira ntacyo babwira n'amafaranga ariko we wasengeraga hajya muri Edeme tutaraza mu idini ryacu senjaga muri Angitweri ariko mbere yabanje kuba kukanyuza yakanyujije mu rugo niho babajyaga babatwara pastor mubwire none usinzi niba igihe umuntu gitanga wakuye amafaranga benshi abagabo telefone z'abagabo natwaye z'abagabo nacakaje ariko Imana yampa icyubahiro kuba rimwe muri zo yazivanyemo amaturo na wa mugabo mwarashwanye mwabana nta mugabo twabanaga se twarashwanye aranyanga ngo muca inyuma ariko yego rwose wowe uwite nyagasani arahari ibintu birimo rwose nyagasani Imana igomba kubikora uzabona undi mugabo ariko mureke mbabwire pastor iyo naje gusenga nunana nishimye nari uriya mugabo nyine umutekereza nabuye nawe uriya mugabo umutekereza ko pastor abantu iyo bagiye baba baragiye twebwe tureba ibiriho ubu hari ikintu mba nibaza ukuntu muri iki gihe abantu batuyumvishamo agakiza tuyumvisha kuba basenga bose kandi gusenga numvisha ari n'igigaburitse neza yego pastor umugabo yarasambanaga ese undi nasambanaga nawe si wowe harubwo nawe kuko nanjye ngasambana ukwanjye muri tugahurira mu twacanaga ariko Imana yarabikoze ubu wasabye Imana imbabazi Imana ihabwa icyubahiro ni icy'Imana hanyuma rero buriya nanjye mfiteho ubuhamya butoya ntabwo ari burebure cyane nanjye buriya nakoze ibyaha pe nawe warasambanye mu byaha bishoboka byose nanyweye itabi ijoro ryaho muyewe ayiwe ijoro ryaho nari muzaniye umurwayi wanje dore amaze igihe yararembye rwose sinzi ikibazo yahuye nacyo aho nkuzaniye rwose harakora amasengesho gusa ikibazo afite ni ukuvuga ngo wavutse ari muzima ariko uko umureba uku akaguru sinzi ikibazo kagize pararize ubwo ngubwo rero ahantu hose narirukanse byaranze byabaye ngombwa ko mu izina rya Yesu yego musindagize umwicaze ubwo ngubwo rero ibi birahangana byose uyu mudayimoni wamuteje kuba pararize mu izina rya Yesu izina rya Yesu ni izina rya Yesu ni izina rya Yesu ndatwika ndarimbura ndakomeza Yesu izina rya Yesu international sata izina rya Sabadayimoni ndabirukana bazima bake amavuta izina rya Yesu ndatwika ndarimbura umuriro izina rya Yesu amen itangaza n'Imana rwose Imana irabikoze mu izina rwose nanjye umuntu nzajya nzinduka bwa mbere nzongera yego n'iwanyu ko n'ituro riba rikenewe hanyuma niba hari n'abandi bagenzi bawe uri umunyeshuri cyangwa warashoje oya ndi umunyeshuri niba hari abandi bana bafite ibibazo byo kudatsinda ku ishuri nabo uzajya ubazana rwose sibyo abakozi ndabarangira sinajya kuri pasiteri isengesho rye rirakora ndizeye ko nanjye umugabo yansengeye ko nzamubona ugomba kumubona ibyo ni ibitangaza urabona ko igitangaza kidasanzwe kubona umuntu akize nanjye nizeye ko wa mugabo nzamubona igicumba cyaje ari igicumba rikatashye agomba kuboneka haleluya haleluya vuga ati nzabona umugabo w'umukire wageze kwa pasiteri amen ntabwo wavura igicumba noneho ibyo ngibyo byo bibura ibyo ni ibintu byoroshye kuri pasiteri nikoreye kubera kujya no kwa pasiteri byose by'Imana usigabona nyinshi nsigaye nikoreye reba ukuntu nsigaye njya amafaranga araboneka byose abasheri uzaba ngo basigaye bankunda umukobwa ni benshi gute ubundi wabuze umugabo warageze no kwa pasiteri weyizere reba ikirema kirakize ikimuga kirakize si yaje ariko ameze gutya yaje atabasha gukandagira nakize do ubu ngubu yabasha kuvuga ngo haleluya avuga ngo haleluya shatu umukobwa amen no kuri pastor Imana pasiteri ko rero ndamwishimye kubera ukuntu nijije none ndumva ndi muzima nanagiye